ndi kumwe na Jamila Umuhoza. Jami, duguhaye ikaze nanone mu kiganiro. Murakoze cyane. Mu bantu nemera ko Imana yateje intambwe ikomeye urimo. Kuri Ufite ubuhamya bukomeye cyane. Ufite ubuhamya bukomeye cyane, winjiye mu businzi, winjira mu kabari ukaryama kwirigara bugacya. Ibera umunyakabari. Uri umudamu. Use ntabwo ukumbura byeri. Shadara kamubwire ni ukuri ntabwo nyanyikumbura. Hari nanjye binyanekeza ari Imana igikora. Ni ukuri ugasanga sinzi. Kwako hari ukuntu umuntu akizwa ukabivamo. Wamara kubivamo ntibivemo neza. Cyangwa se ukagira ka kantu gatuma usubirayo. Uyu munsi ugakizwa ejo bikakonera ukagiye kunywa kakabyeri. Ni ukuri ndashimana ko kuva nabireka itariki enye z'ukwa gatandatu 2022 ntabwo ndongera gusoma ku nzoga. Wakijijwe ukijije? Ni ukuri kw'Imana kuvi mperuka inzoga na nyine minsi 5 naheze mu kabari. Hari umuntu ushobora kuvuga ati se mu byo kuri munakizwa inzoga gute? Inzoga ni icyaha? Inzoga bikamubwira ntazajya mu ngo inzoga si icyaha. Ni icyaha ariko biterwa. Hari umuntu ushaka kunywa icupa rimwe bigakunda. Akanywa tubiri twakitahira. Cyangwa akanatunywera mu rugo. Ngero ntibyakunda ngo si icyaha wenda kuri we. Ubushize nakubwiye kuri ryoshye byeri pe. Barye. Naziryoshyaga. Ariko ubu n'agafanta ndakaryoshyaga. Yes. Oya n'amagambo yonyine mukicara n'umuntu nta kintu tukaganira nkinywera n'amazi. Nuko bari kunywa byeri. Ako rwose gazi ntanone. Ako cyati kuryohe gufata icupa. None ariko nayinywaga. Azamura agacupa kanye nkagahengekera hano. Shajabura se. Nayinywaga nahengekera. Agasoma. Ubuse ntabwo cyo bikumbura. None arakanywaga abantu bose babona ukundi ko nkavuga ngo nywa byeri neza bagatabangurira. Oya. Cyangwa ko uri kukanywa bakongera irindi. Wakundaga iyihe barike? Nanywaga Primus bwa mbere cya Mobim. Gikonje gifite amapine. Kidafite amapine ntabwo nakinywa. Ubwo naho gatanu zisohokeye. Ujya kuri gatanu? Nagiye kuri gatanu kuva yasoka kugeza nyijijwe. Yego. Ubwo yo nayiburaga. Nanywaga nyine Marite n'undi Skol. Ubwo nase mbu umufana Skol. Oya. Nafite gahunda kuzajya kubabwira ko ndi umuterankunga wabo. Ukajya gutyo ugafata rwose. Nayinywaga cyane ko nayifataga noneho. Si bye. Ubuze nene cya Primus ntabwo. Nkahita nzamura gutya. Nkafata hano nkafata no hasi. Gakonje kumva. Nayinywaga neza mu kirahuri ubona kizifite twatuntu tw'uduheri. Akashara umurungu. Kizuba. Nese bwira. Ubu ntabwo ugikumbura katanu cya Mobim. Sijya nyikumbura n'ukuri kw'Imana. Sijya nyikumbura n'ikintu gifitanye isano na alcohol. Narebera na parasha sinayisomaho maze. Nabonye harimo akantu handitseho gatanu nubwo ntazi kubibara binako nabonye ko hariho kavo n'akantu ka gatanu ku ruhande. Ntago ari 00. Ntago ari 00. Wahise uhunga burundu. Narahunze ariko uzi hari ahantu wowe ugize Imana ikagukura ngusubiye uramenye wasubira sindi. Okay, reka dusome muri zanzira unywa byeri. Ndashaka kumenya wumvaga ufite swingi ukumbuye mu mutwe umvaga umeze gutiye mumara kukanywa kugasoma. Yene bagasoma rero. Niba narifite utubasi twahitaga dushira. Utuwaswasi. Ariko ubije nabaga nibeshye nako twavuga dushize twaragabanukaga. Yego. Nkambwira ko dushize. Nkayinywa nkumvira ryoshye nkaseka nkishima mbese. Numvaga ari byiza cyane. Nkumva none habashyiramo akazi kirero bikaba karusho. Maze kunywa nka tubiri. Yabaga bibaye. Fata umuziki none na byeri. Na byeri. Anige nacezaga agacupa kari ku mutwe. Oya. Ego jara nashaka icupa ku mutwe nkawukata. Ukawukata ngana gutya. Nkawumanuka hasi nkicara hasi nkapfukama we. Aho cereza hasi. Kandi wazinywaga no mu gitondo. Ego ko. Ahubwo byeri yaryohaga ari mu gitondo. Nje mbona nazinywa. Ego mana yanjye mu gitondo nyibyuka nka borosa nkakora ibyo nkora. Ahubwo nige ntabikoraga. Ubundi ukaba nayiza nkahita feri ya mbere ku kabari nibajya nagiraga akazi mu kabari. Ese ugumva aho hatema ibyishimo ahubwo? Harimo ibyishimo ko gera. Ibyishimo by'umwanya muto. Kuko iyo ugeze mu kabari niba ufite udufaranga uratumwera noneho mu kabari maze gushyira amatatu uzanzoga zikuzana ibindi bitekerezo ibyo utari ufite. Niyo amafaranga ashize ututekereza ko hari ikintu ushaka kugurisha ukabonamo amafaranga. Urumva ko ari ikibazo cyane. Ubwo uragenda ukigurishe utitaye nta kintu uri gutekereza.
ahubwo nizimara kugushira muryamye neza uri kwiteze nibwo uri bwibaza ibintu wakoze ariko ugasubirayo yego ko ubu nyine uravuga shaka kuzikora inzoga komenya ngewe uzambariza abantu bakora inzoga ko nta kantu ugashyiramo kare hareshya abantu none se ni gute ushaka gukora ibyo bintu by'amafuti nk'ibyo ni ukuri ukaryama mu gitondo ukitekerezaho kumva biranakubabaje cyane ukicuza jara urajya mu kabari ufite ibihumbi 20 wenda tuvuga ko nta n'urukweto ufite urukweto rumwe ukavuga uti nimba amafaranga nzagura urundi wayabona kakayoguzi ko kahita kagukubita ukumva agatima ngwe no mu kabari no mu kabari igata kakuri hareshya mu kabari upfa ko ufite agafaranga gusa shaka arakuresheresha umutu pako kajyamo wumva ari mu muhogo wumva ari mu mutima ni mu mutima bitangirira ukavuga ko ufite ibihumbi 20 buriya ninjya mu isosi n'ibune mweto ya 15 angiye ko 5 so giye ko bitamo 2 wenda ukamwira 5 15 ukajya gura inkweto shagera uvamo ufite n'amadeni nka ya 50 uwo ni Jamila yego shima Imana yahankuye ari bikomeye okay niki wigeze gukumbura mu kabari ukimara gukizwa bitaraza neza ngera sureba ndi kuvugisha ukuri imbere y'Imana ishobora byose yo mwijuru irande basinigeze nkumbura akabari n'ubu sindaga kumbura mbese wamaze imyaka ingahe Jamila unywa byeri yego n'ubuzima bwanjye bwose iyo mbazaga imyaka ingahe njyewe nahuye ko namenye ubwenge bansigira akabyeri mu gacupa nkakanywa sinanywaga twinshi n'ubu kanasharira ariko kemeruka kamera ugifite imyaka 21 sibyo 22 nari nashatse umugabo ukiri umukobwa warazinywaga nabwo se nyiri muto mu rugo nanywaga inzoga kada narayinywaga ariko ntago ruvuga ngo nayinywaga nyine ruvuga ngo bagusigiramo akantu kangana gutya naburi mayinywaga buri gihe bakagusigira akantu kangana gutya ukakanywa urumva nyine nari nzizi inzoga noneho nshakiye umugabo ntago nongeye kuzinywa ngo njye kuzishaka mu kabari ukurumva ntago najyaga mu kabari nyiba mu rugo navuye mu rugo njya kurongorwa noneho ngereye ku mugabo sangayo ntanywa n'inzoga urumva sine kujya gusinda kandi umugabo atazinywa ezo nesanga zinywa twari gukomerezaho ariko nasanze atanywa inzoga ubwo nyitwinwe icyayi niki gusa naba nkabonye nkakanywa nakore kijya n'icyo kantwara ko munsi gitanda burya karyoha ko najyaga nk'ahantu nk'ubwenge kankaga gotomera ako sinayinzira kwigurira inzoga burya barakubwira ngo umuntu watangiye kwigurira inzoga mukora amazi abura ni kura bitangira ugatavuga uti mfite 2 shandi ndumva inyota nyinshi nze nakabyeri uriya bura yagiye umuntu uri kunyumva cyangwa nandeba watangiye kwigura akabyeri no kurafatirana uzamenye ko wagiye ubwo yaba yagiye ariko uzamuzabwira ati nzayinywa ndagira ati yayinguriye nge sinayigurira abandi burya bagifite agatima ko yanagaruka cyakoze nukuri watangiye gukora mu ikofi yakagura ibyeri none se mbwira umuziki ukunda guceza cyangwa uwazagamo wose waracezaga jera mbabarira hari umuziki twabyinaga hari injyana yitwaga ukuntu ugira gutya uko mwaka wonye ariko hari reggae mafia we hari injyana twabyinaga reggae mafia reggae mafia urayizi ntayo reggae mafia harimo reggae se ndanayibagiwe bako bahita gukiwe shanazi bagiwe jera izo ndirimbo bagiwe noneho izo zahise zigenda ubwo nari ntara kuramo gake aho mariye gukura rero nyine ngize ikibazo nibanye none nge nyine nta mugabo mfite ibwo natangiye ibwo haragezwa zanirimo nageraga hose nababona nkavuga ngo yo andire bararayibyina ukazigira kwe ubona uceje ura muziki bateta ngo maneke ngafata ibigiga ngafata ngaherayo ngo nahitaga mpera hasi nawe umanutse kera narabyinaga wowe wari iki muri ibyo ngibyo wari ikigega nari ikigega nari ikigega nyine njya ku kigega nkaba ariko nifata gutya nyine nkahita numva bageze nyine kuri ngewe uri isi kweri shagera mbabarira ndetse wumvaga atarimo ibyishimo narishimaga nabwo ngo narishimaga nibyo nabwo ko nishimaga pe nkishima pe nkawuceka navuga mu kabari ugira ngo mvuye kwiruka muri marato kubera ko ibirenge byabaga bisa nk'iby'abasazi amasaha yakuryohera kubera umuziki
none se ahantu hari abantu benshi uzarebe niba ari muri buwate hazamo ivumbi mwaraguceka wambaye kora y'umukara n'udukweto nk'utu wenda niyambariye ariko ntabwo ari nk'utu wenda utuntu tw'abasirimu none nabaye umumama undi rwanda tw'udukamambiri natwo ugaceza ivumbi rikazamuka koko ngaho buke mu gitondo rero utashye uranyura he urireba ubuze warakesha gase pakatondo ariko uransetse pakatondo namaze iminsi 2 yes mu kabari nyine ntabwo nina nayaga mu kabari akabari washaka kujyamo gakararamo ukageza mu gitondo kwa kusa 11 ugataha hano tujye tubona badandabirana hani gihe hari amaduturanye bajyaga bambona nakubise gakote ku rutugu gutya mu gitondo saa 12 ndi kubareba kandi ukumva barusha agaciro ahubwo agire se numvuga barandoga ngatamanya ko bamaze ko baraninyaga bambonaga ubona arenga ntagira ukurikiza amaso ese ubwo ntabwo agiraga amahane kera nagiraga amahane shawo uri gitanga ngewe nasindaga ubisaba amacupa yanjye 2 wagomba kwitwara gake oya no kwitaho kuko ntago n'abagabo narabarituraga ariko burya ese umuntu nkagira ngo n'umugabo ese Tanzania ibyo bibazo kandi burya ko abasinzi bariyemera kuko uziko wumva ufite imbaraga zatari kujya kurwana n'umugabo yes ugeze urwana se tere umugabo muta muri borodire yes uterenga gafuka ubuzara umugabo jera ari umugabo mufatanye n'uwo mugore twasindanaga umwe atera amaguru atera amaboko tunaga muri borodire uburi gutse ko bari kudufunga ariko nawe yari yasinze yabaye nawe yari umusinzi gusa aho kutumva abandi muzima yagukubita ukumira kwakuso nyine twasangiranye nawe tubona ari zeze nuko mugira gutya mu jugunye bamukubise tumunaga muri borodire hasi muri borodire abantu barahurura byabi ibyo ntabwo ujye bikombora basi turi kwakijijwe nibyo ntabwo ujye bikombora jera kubikumbura ngo mbijyemo ntabwo nabikumbura ngo mbijyemo bitaro kubijyamo ariko ntabwo ugikumbura nyine aho ngiye ukuntu mbigenza ubu hari gihe mbyibuka nkaseka ubu ndabyibuka hari nicara nkabitekereza nkahita mbitekereza nkumva biransekeje nkaseka pe ubwo se buriya nari ndi mu biki nkibaza ibintu nabaga ndimo kandi ubwo mbirimo sinatekerezaga numvaga nyine ubwo ari bwo buzima buryoshye nta na rimwe abana bawe bigeze baza kureba umugabo mu kabari umugabo yaza kuda mu kabari baranyiciyemo yarambwiye ati abantu babyumve barikora gufite umugabo nabikoraga mfite umugabo nyine ari mfite umugabo yarasenye oya mfite umugabo ubwo nyine nari nifite umugabo wanjye nkajya kwisindira amusiga mu rugo nyine yagiye mu kazi nanjye nkajya mu kazi kanjye ko kujya kunywa byeri kandi nkahera ku iposho yasize ku kabati nashakaga resepasi bakita agatike kanoti ka 2 cyangwa 5 n'agatike kakwinjiza mu kabari cyakoze none se wajiramo ntagira iyo ufite resepasi ukijira mu kindi gihugu upfa kuba winjiye uranywa bukageze ejo kandi n'icyo utigurira burya nkuko ndi gusetsa nkasetsa umuntu agatavuga ati ngwino wicara hano ariko akajya agura nanjye akangurira kandi ukaganira nkamuganiriza ariko naza n'izindi gahunda n'abarema izindi gahunda ntibyavaga ntabwo byavagamo niho twarwanaga rero oya utese ariko usuzugura ngo yangura tubyere 5 nigura amakesi 2 tujye kuryama oya ntabwo byari kuvamo ibyo kuryama se twabaga twagiye kuryama mu kabari ariko ni izina ry'Imana hari ugeze kukwendereza se ambwira ibyo uti Jamila ko nakuguriye se oya ahubwo nagakubwira gutyo arakubwira ngo none se twimura akabari niyo style yabo twimura akabari twimura se tugeye ngo reka ngo hano nta n'ikintu cyo kurya gihari nise nkeneye kurya yewe nanywaga byerizanye ntago naryaga niyo nukuri ko niyo minsi 2 cyangwa 3 nayimaraga ntararya nukuri ko ndabyibuka nigeze kumara iminsi nk'itatu nk'inzoga ariko nkataje ngo njya nkasubirayo uziko nafashe ikiraho ngiye kuborosa nkatetera akaboko ntakuruta ndapfuye none sabwa none birakomeye nambaraga nusabaga wariye kata shagera ari ibintu Imana gukiza ari umugabo ugize gutera se umugere gute nuzo uwo mugabo nyine arakubwira ngo tujya ahantu hari ibiryo hehe se ugata wumva kweguye ahantu hari amarogi ati nuti bose atavuga niho jya ahantu hari amarogi ngiye kandi koko
ntabwo nakunda kujya kunywerayo yego oya yarabaga handitseho ngo rogi ntabwo najyagamo erega burya namwe n'umusazi arasara akagwa ku ijambo kandi umusazi atinya mama naravugaga ni ubu mugabo niyumva ninjana n'amarugi n'umugabo atayumva ko ari byo tugiyemo ese ntabwo wasindaga ngo utubwenge ibyo biyoberwe njera ku buryo ngo nkaba babandi ngo sinzi ugize ngo sinzi ugize we sha iyo ngera ngo sinzi ugize cyane nari navuze ko nzahita niyahura oya abyuka ngasanga sinzi ungize yego mana yo mwijuru yewe nari gupfa nakubona ko byarangiye gereka nkubwize ukuri ngiye naranywaga mu kesi ya mbere nka ya kabiri ivuga ikesi biba ari ikesi nyakesi kese zirimo 12 se kuzigabanya biri seriye ari nazere saa 3 we saa 8 nabaga nyiheretse 12 nyine akoba gufite icyo kurya cyadanje cyahese nese ukazimanura bigakunda izina ry'Imana zimanura gasigakunda shazo kuri wadanje genda umva nagukorera n'ingofero ubundi hari abantu bafunze utubari nyaho ninyijijwe abantu bafunze utubari niho waga kesi ebyiri ku munsi abantu bafunze utubari baraturetse aho abanyakabari ntabwo bababaye ngo guhamagara sha barababaye bamamagara se bambaza iki barirwaga banyiba ngo barangiza ngo nyine bura babuze uwo biba akogera uzumuntu wo mukabari ubu sha none bagira gahunda ubwo niba nkweye byere ebyiri eshatu akabara gatangiye kugeramo hanyura umuntu sinanywaga njyenyine ntabwo byankundiraga nayo mfite umupampe wanjye w'umumama yes iya shari umukene amafaranga agiraga ariko nyine niwe nuvuga tugomba gusangira akakuryohereza kubera yuko yarandyoherezaga rero agaceza agasinda kagera hasi n'igihe namubwira ngo naceze nyine yarakamaneke se kigiga kireye cyangwa ishyari hariya kinini atazanyumva kaho akawuceka namukundaga n'ikindi kintu namukundiraga nta muntu wamvogeraga turi kumwe yagatagira umuntu uvuga amabuja amwereke kuko wamuguriraga none namuga ngo soro no muntu hanze yari umubouncer wanjye agatamunaga hanze akakajwigiriza akagabo akagajya niyo bouncer wa akagata hanze naye umugore ufite umugabo shana mugura niwe najyaga kuryamaho oya niwe twasindanaga iminsi ngaye tukajya mu kabari saa 9 tukajya kuryama twabyiga gukora mu maso cyakoze ndiwe burese agira umupampe cyane cyane umupampe wo nguwo ariko siko umupampe wanjye abantu bageza bakajya bibaza n'ibindi bintu byinshi we akabantu abantu cyo kose Imana baranarushye nabo mu mutwe yabo umuntu abana yikundane n'umuntu agatatekereza ibindi ako babimbwiye ejo bundi aho nyirijwe abimbwira nyingwamba narabakubise imigeri myinshi cyane nako kuti imigeri myinshi babivugaga ntabumva ejo ndo nibwo babimbwiye bakuziko kusarega dutekereza yuko ngo hari gahunda wowe nuriya muntu yego mana yo mwishuru byo kose ca muri abapagani babi nuko mukantegereza nibyo mwatekereza ngo nibyo batekereza nanyuma se abana betwa bagatwararanye bakajyaye suko shagera wakwe yaje gukizwa nawe ndashima Imana ko yakishijwe Gerard vuba cyangwa yego Imana yabatijwe ejo bundi ku rusengero abantu babatijwe ejo bundi yabuze umupampe yabuze umupampe iki narakijijwe baze gukizwa kubera ko nakomerekeza guhaha amara guhaha ambwa rero ntago ndi bukugurira inzoga narakijijwe yogura isukari ryo yatarakizwa uko yarambwiye ngo he ngo urahaze ngo urahaze ngo agenda ngenza asigara nzinywera ntuzinywere nakubwira iki ntujya winywera kandi shakoraga n'ibintu bitari byiza we yakwaga ibintu bitari byiza ambwa rero ndakuguriye uribeshye ugahaguruka hano urambona yamara gusinda akayagara yancika gato bizwi Nyagasani Neubizi ariko ngize Imana shagera yaranyiranze warambwira ngo ngumva ngo wowe uzagene kugura zihaze ngo abagire mujya muragenda woge nzazinywa mpaka ntujye winywera none cyo cyansekeje kuri Pasika yashize yagiye akaryo dufaranga tw'umwana we umwana yamubikije agiye mu kabara tunywereye ngo afite n'amadeni sha yaratashye aricuza uskaje kumpiga yaje kunshaka warakijwe wowe njye narikirijwe aza kunshaka ngo none ngo tuzajyane hahandi kandi shawuraga twese ngo nta nkweta afite basinza gutiza inkweto ngo urase ngo zavayo mburare ubura naho bagiye gusenga wiri imbere y'Imana ukaburara suko ni ukuri nzaguha ibyo kurya by'uwo munsi akanga ariko aje kunyishakira none nazankweto yarazishakiye zimujyana ku rusengero ati njyane uzanjyane hahandi kandi muragenda ko shana muhaye gahunda kwa kabiri ku rusengero wacu ababyeyi barasenga
ahise mujyanayo turasenga baramusengera n'ukuri kuva icyo gihe nawe ntabwo yongeye gusoma ku nzoga arakizwa. Ntabwo bonaga bararukorera abarezi hakubona umuntu w'inzoga akabona umuntu ukijijwe cyangwa utanywa inzoga. Oya ni Babylone. Jera narabangaga barokore no cyane cyane ADPR. Nubwo yakijijwe muri ADPR. Niho nakirijwe. Uri mu ADPR. Ni mu ADPR. Mpamvu ubona se bya bintu byose akuyemo. Tatuwaje nizo zitaravaho. Zizavaho ariko izi ngizi ntabwo zigomba kuvaho. Izi ngizi nizo zanigishirizaho abantu. Ko ibyisi tubirya ariko nta mumaro wacu. Cyakoze. Ubusu byamariye. Utunyenye dutatu z'umuntu washyizeho. Tuvuze iki? Uturo twari superstar. Olivier twerekane neza. Twari superstar dushatse kuvuga. Dutatu nari superstar. Yari star. None hano bawisiga n'utufuta dukesha tutuntu twa ari umukara. Ntabwo kera wasaga gutyo. Ntabwo nyisiga ibyo bintu. Kera ntabwo wasaga gutyo. Oya narakayobedi. Oya. Gerato. Tutuntu rero twari udusitari nyine. Urana wambaye akagurumete ka hano karisha ugaterura ikirahuri. Uti wa. N'inzara zawe zisize. Siba bisa neza. Zigera hariye. Ziba bisize ugafite ikirahuri cyawe guri. Tutuntu tugaragara. Wiyambara isengeri ni yahe igaragara. Na dread zawe. Na marisha. Umuntu yaza kubaza iki? Byahehe. Hasi urumva utaravuye mu buzima bwiza. Shagera nta buzima bwiza buri. Wabaga wakawuke. Narakaganye ariko ubu nibwo nkeye. Hara narakaga ariko Imana ntiyarinzi. Yari yamaraga gutya ariko ntabwo nabaganiraga. Kumenyera ikintu byatanze. Hari impinduka wabonye. Impinduka zirimo nyinshi cyane. Gera ngisinda. Nigeze kujya ahantu guteresa. Najya nta n'igipfumuye mfite. Yego. Kandi se umuntu yarashinze akabari vuba. Yego. Nagenda nicara n'umupampe wanjye. Turazisokoje kuko byeri. N'abandi bantu turabagura kugira ngo nitwe twaraguye ka kabari. Kana n'igiceri dufite. Mufate we. None iyo utayafite rero ugura nk'uzikura ukajya ngo urazishyura. Ariko namara kubagura ebyiri ngatavuga ni uhita ugenda nta zindi baguha. Naho ubwo ndashaka kwikwepera. Kandi ndakwepa umuntu aranzi. Sha. Ako ubwenge bwawe bwaragiye he? Okay, komeza. Ndangije mitambwira uwo mama ni rero ubu gahunda urayizi ukuntu igenda. Yego. Wowe nta kintu ugeze waka. Yego. Ninjye wabyatsi. Kandi mu kabari bafata uwatsi. Bose nabana kugure bakagufata. Twatuza ubwenge rero bwo mu kabari. Narinze mu kabari ko umuntu watsi inzoga ni ubu bayishyuza. Yego. Noso bagure bamwishyuza ko bamuguriye yarazi gahunda zabo. Nibibaho. Ndamware wo ko nakuguriye. Ngiye gusigamo kino gice. Mitencaho. Usko mwana amabandi bana. Mabandi y'abagore. Bana ababyeyi b'amabandi. Mama. Ntabwo nyota ari kunyica ariko tubari turimo inzoga kubera iki? Ariko ye. Nagoma kugira nkicara nkawo. Kuri ntabwo tutari. Kandi ko nta nyota yigeze inyica. Nkicara kugira ngo ndanayafite kandi tunasaga. Uko nabaga sase bwo ari kunyima inzoga we. Cyo kize kiraho kigitonore. Yego mana. Nambaye kurangira nambaye amarije ibyo nabaga nambaye byonyine. Bavuga ngo nambaye ibirombe. Ntabwo urumva ko nambaye ibirombe wakwima inzoga cyangwa gushidikanyeho. Nabona uhagurutsa kugenda inyuma ya kare wasize umupampe. Ubwo namusize ndamugane bo nciyeho ngewe. Ngiye ahandi bitamurangira aho ngiye. Ubwo ni uri bunsange. Ndigendera ngiye ko nambona araje. Yaje azanye na wa mugore. Azena wa mugore. Wa. Nyiri inzoga. Yego. Niko mbana mushoreranye bite byanyu. Mugiye he? Ko muri amunkurikira bite byanyu. Ubwo munsi giinzoga mu icupa muyiteretse he uyisize. Ira nzoga ntago nyishyura muzo nishyura. Abaye sinzi shabiyenza nabi. Ntago nyishyura muzo nishyura. Umugati se na nyine atuye yarambwiye nayo ngo aragiye kandi nawe wari wagiye nose twari twimutse. Aho tuba ntago hazi. Kubera agasuzuguro ka ukuntu wanankurikiye. Iriya cupa se. Ntago ntiyaguhaye. Uragenda utegereze ubwo nzakuzanira ejo. Yafite se. Kandi aragenda ko. Ndayafite. Ako nabana mukanurire none ijisho ry'umusinzi ryabaga ritukura. Nawe mfite ijisho rikanga abana. Yari umugabo yari umugore. Yari umugore. Oya. Ndamugani mbarega tata ahubwo utatambiriza inzoga banguriye. Genda kubera ko wankurikiye. Unyishyuza. Ndafite ariko sinyaguhaye. Ndayafite se ndasetse. Abaragiye. Ndamugani nutinda gato rero biraba bibi. Gendere ku neza kuko nutinda biraba bibi kandi ndajya kuyakuvuzamo. Oya.
iterabwoba we namuteye ubwoba ahita agenda ndajya ikintu cyabayeho rero gusetse cyaje buri fake namuteye ubwoba uti hagaze hose nta giceri cy'atanu ufite bari kukwishyuza nk'ibihumbi 8 bari kuyakura nagomba kumutera ubwoba akagenda akampa imbere nuko ubwo ntaho tunywese turayafite naho ubwo turiciye turanyweye ariko bari banzi ndavuga rero nagiye mbwira uwo mukobwa ugiye kuduha inzoga akona amafaranga afite nzaguhesha biramuhebye nanjye mpebyire sawa sikumvikanye nye haje undi muntu nawe nkamwakira nemuke kandi yanyemereye amwe agenda umubwira guhereze agenda aramwana wanyweye ebyiri haza n'undi nawe ndamugura sizi baye 8 kandi ubwanyemereye nye kandi segera izina mwikese y'inzoga abantu bacuruza inzoga wese ngo bunguka mangaye ubwo yanyungu yose sinywe y'amakese angahe ikese imwe yanjye ebyiri zuriya gusabwa buzo yazicuruje kurya ruzunguke ubwo n'amakese 4 niba ari inzoga 8 kuko umuhingukamo ebyiri buri kese ngukamo ebyiri ubu ndabizi nyine ariko ye umugana no kubibaza neza kugira ngo menye ayo ari tubinjirize Shajaburi risi nta kindi navuga ariko bazambabarire rwose sha nuko batayansubiza geraswa n'undi umukire muri uburi umukire Rwanda n'abandi umukire bibeshye bakayansubiza narabikije wenda nkajya kubikuza Bralirwa n'ibiri kutwumva itanga inyungu igosha n'ukuri zambabarire basi ife no kumudumbe 500 yaba imbabariye kuko nta n'icyankangahe cyayaye natanga birashoka ari umuntu uri kutwumva waretse byeri shama kubuzambare muyansubizeho make muyamusubize basi muzamamagare nk'umukiriya wanyu Bralirwa muzame 500 na sikori 500 nimero ya telefone yawe ni 07 yiko 82 69 26 nukuri nzabone mukanza akanyenye nukuri pe umuntu shanu ukuri bazaga ucuruza cyangwa acuruza gakabari akareka wenda uzapfe no kuvuga uti basi wenda amaye inyungu ya 50 reka muhe 10 naryo nzaryemera ko bufantazi mo ni zampamagara mbwiye ko ari umuntu akanza akanyenye yugo shanu ukuri kwimana ko jera shamana cyo ukoze ikintu kibaho rero ayo kunywera sura yabura uremera ukagurisha n'umwenda nuko mugore rero uwo mukobwa aduhaye izo nzoga cyoko twese dutaha nareke aho turataha ndataha nasinze ndaryama je ndakumenyesha ko nasinziriye nyine nkigera ku buriri aho nicure sinongeye gusinzira aho wicuriye ntabwo ngiye gusinzira kubera saa 9 utekereza ndishyura iki atekerezaga amafaranga wo mugore wa mbere atekereza n'uwa kabiri ndayakuraye kandi nta n'igiceri mfite ubundi tujya kunywa kandi nabakwebye na telefone zanjye munsi nazitahanye nazo ndabagwatirije ubwo rero ikintu cyabayeho ndetse mbwira umwana mu gitondo uwo muntu uko amanga ashaka umubwire ko ntahari ibyo nakubwiraga mbwiraga ngo byari biryoshye si byanryoheye se ako kanya nicaye se narasinziriye wapi niriwe se meze neza telefone iriwe nayikuye kugira ngo atanampamagara ubwo se wari kumpamagara ariko mu igihumbi cyari mu ikiraka yari kumbona sinahombye nk'iminsi 3 nibwo nagiye mbona make ngenda mbishyura ako narishyuraga ntabwo nukuri ko ntabwo nabamburaga ugenda ushyira bake bake yego shana aho nayaboneraga naragendaga nkemera nkabishyura ahubwo basi bakongera bakankopa ariko nabishyuye nese ndashaka wa mugore wa mbere wasindutse wagiye kuramo uteye ihangane nasindutse ntabwo navuga yazindukiye iwanjye ego mana yo mwishyuza ndakubwiraga yazindukiye mu rugo nongeye kumutera ubwoba saa 12 yarangeze kashe zanyize ati rero ati mfite ikibazo aturarira nese ma karibu nisetsa cyane kugira ngo nzi ko n'amafaranga mfite yego kandi nta kundi ndi bubigenze mpita mwingenga namwari rero ishane rero sogize umuntu wari kuyanyoreza ngo yayanyoherereje nubu nateje nako ngiye kujya Nyabugogo mu kanya masayi ni nimero yawe arayima n'ikizere cyinshi zasiko ndikuyamuhisha kandi bwo aragitangira nukurisha base mwabasinzi mwe rwose mujye mwihangana mugira abantu impuhwe cyakoze iyi nukuri sinarebye ngo afite utuntu duke twari gucuruza naranyweye nkaho naziranguye kandi nari ko nta nayo mfite segera niba unyweye igishoro cy'umuntu nawe yumvaga ko banye umukiriya mutangije isina ry'amavuga ati ndaronse hano nayakuye rero nabonye ko bidakunda ntayo ndi bubone bitafata umwenda wanjye umwe uragurisha ndawugurisha nyine maze bako namugiriye impuhwe ko iyo umaze gusindura ukawe uratekereza rero inzoga zirakongoza zikagukoresha ukumva ko ibyo uri gukora ufite rezo
ariko maze gusinduruka no kurusha ubwenge ku gihe utona kujya koza ari amakosa ariko umuntu utisubiraho udatekereza ngo amenye icyaha yakoze byibuze abone kimuteye isoni ngo ntago abazagaruka nawe no kuri pe babigoye ngo umuntu aricujije umuntu uticuza uzamubwire ngo baye ubwo ntago azagaruka ubwo rero naricujije mpita nyine afata umwenda ndawugurisha hari umuntu najyaga mpa imyenda yanjye atakira umwenda ndamuhamagara akavuga numva byo koherereza imyenda urebe wa mupampa akayivuduka yagera akamuga ati nashimye iyi uzi ko yari umupampe yari umupampe niwe wajyaga gucuruza niwe wajyaga gucuruza nuko uwo mama agahita amvugisha kuri telefone tukumvikana shagera uzi ubusinzi ariko umuntu ahomba iyi base niba nayiguze nk'ibihumbi 50 sanya ntatinya guha ibihumbi 8 10 cyokoze super niyo bigeze ku 15 ubwo super zo uri kugura 200 ubu ukuda sinaryo super ni 200 ibyo ugakunda umugore wakabyikura akamugurira igitenge ese njye neguje 15 ako nicyo cyatumaga ubwo uvuta ifite icyo nishingikiriza niyo mpamvu ufite imyenda nabaga nzi ku imyenda ko ari kuntu najyaga kureba papa wanjye i Burundi akangurira imyenda kandodeshereza nkavayo nazanye igikapu cyuzuye amabaze n'iki kako wacu nyine bambara amabaze niyo bandundiraga nabaga nzi ko bafite boro zanjye mo hariya none sinagira ubwenge ko zizajyana Nyamirambo nkazigurisha wacu muri kabakampfubye ko yanyoye tafite cyafite ideni ry'umuntu mpagamye umereye nabi nkemera nkawutanga ese urumva ari ubuzima bwari burimo hakujami nisimbwira ufite amafoto ya kera ujye yari busukumva bimeze bite nyareba nyine nkabona ko nyina nuko ngera sinyankumbura ibintu bya kera ntabwo nshaka kubikumbura mu mutima se uko nta cyiza nakibonyemo warumbajije ngo njya mbikumbura sinjya mbikumbura impamvu rero nabikumbura niyo ngiyo none itandukano ririmo warumbajije icyo gihe sinaryamaga nkasinzira ko nanyweye ariko nakwicura sinsinzira ariko ubu yize Imana patro wanjye Imana ikamwihera umugisha tukibonera ikirayi ndagifiritiza nkagiteka tukakirya namara kucyankareza ga mukarukanje nabaragira ubuntu nkibonera amata uze mukarera manuka yewe tata sikusiga nkunda gacyayi yego mana kandi be ntabwo nkwaga ibintu bishyushye ibintu binyutse mu kanwa amenye ntabwo nshaka gushya mu kanwa hatumaga n'umuntu mu kanwa yaba umutuku icyo cyotsa mu kanwa kaba umutuku ariko ubu yego mana kamukaru naba nabonye amata y'ubu nkashima Imana nkarenzaho akumbe ntabwo cyamanukaga base cyari kumanuka nari kubona kinyweye oya ukireka byeri ntabwo cyamanukaga cyereka nkubwire iwacu abantu bakunda icyayi pe niyo utagikunda iwacu bakunda icyayi nayo uswa n'igihe nagikundaga mwaga namwe narakinywaga abafite bitanu byanjye se ngiye kwiteza mu kanwa yiki ngomba kugira atapfa nitumereza vuba none uswa najyaga gusura abantu ako n'umuntu agenda akakuzana utubyeri tubirima tubiri turankora heke nampaga tunese seme nabona none hari defa abantu bagiraga ukajya gusura umuntu akagenda akagura akabyeri kamwe ye mwangu ina ngutume akagenda akamutuma akabyeri kamwe umva gisese bikwiye ukakanywa wenda ukanga ko ari ariko icyakora kizi kizoga waravuga gutereka pfe kukanywa ukakanywa ariko ubwo nabaga ziko ndi buhave njya gushaka inzoga ko yabaga ugatumye inyota inyica akazana ko kabyeri kamwe shagera wari wakanguka kamaramo kagashira ugakonoza neza ugatereka icubasi akongera amagara wa mwana ngwino ujya kuzana indi byeri ubwo arajya kwizana he nko gutega vero mu ari bugene n'amaguru arasanga yanyota none ibyo nabyangaga nashakaga niba ndi bunywenye uzizanira imuzitereke hano cyangwa uzitereke mu kabati kawe uzitereke aho nisanzuraga narabibabwira babwira ni mura buri hari umuntu ajya kungurira byeri sha mugabo mukuru wanjye uko yipfiriye reka ngurira byeri nahajya agatambwira ngo mbwira ngo uranywa zingaye ahitavuga ngo 6 yabazaga kambaza uranywa zingaye kagera du 6 bakazizanira imwe ye no akimbona uranywa zingahe 6 ari nyaramubwaga ikese yari umukire ahitaga bazana ya kese
noneho rero ibintu biryoha abasinzi uzi kunywa inzoga ufite ikirahure cyawe n'ibyara ruswa izindi ziri hariya ishiramuza n'indi ibintu byashimishaga utavuga ngo urishyura ntari bwishyura noneho ngo nikoremo Jera uzi noneho kunywa ari umuntu uri kukugurira none abashuti banyu ukunda byeri utari bwikoremo twinyweye yewe sha Jera bazarishima utari bwikoremo uzi kunywa byeri utari bwishyure ishira bakuguzanira indi bakuzanira indi birabyo byararyohaga uzi ko none asinda uza gutaha neza utaha nta kibazo ufitanye n'umucuruzi ariko bajya bavuga ngo inzoga zo mu kabari ntiziryoha ngo iki abuzo mu rugo nizo zitaryoha nako ngo izo mu rugo ntiziryoha kongera wenda kubwiye umugabo yigeze gufata icyemezo yemeza aravuga ati rero ndabona ibintu bikomeye ariko ngiye ko umuntu amugiriye inama avuga ati wenda uriya mugabo wenda nkeka ko umuntu yaganije simbi nzamubaza numve ati ubu ngiye kujya nkugurira rero ikese mu rugo uyinywere mu rugo ukajya mu kabari byari sere ko yagiye agura ikese ya gatanu akunda gasana sha nukuri kw'Imana nako aragukunda arankunda barankunda ariko ntabwo gikora amakosa barangiriye neza ikintu cyatumye atakwanga ikintu cyatumye atakwanga si ibyo bistori byawe ako se ubundi reka baze gusatsa igiparu rero ubwo uzi yuko navaga mu kabari sha nkaza mu gitondo yaza disinga atanumvaga yenda karanyishe nkahita nza nkakubita amavi imbere yaho yicaye nkapfukama hasi nkamwasha sheri mbabarira basi uyu munsi n'ubwa mbere ubwa nyuma ngo impapuro maze kwandika uraziza umubare waranazanditse se nazo afite umugabo uzi ubwenge anyandikishaga urupapuro mbere yo kumba barambwa gusana urupapuro urupapuro ngo uranyandikira kutazongera kunywa inzoga kutazongera kujya mu kabari nkareka ngewe umubaza Janira nanditse tariki y'iminsi nago nzasubira mu kabari nisubirayo noneho nuzongeye kumba barira ngaho sinya nkasinya gera karubika nutana gukora iminsi 3 nkaba nagiye nagaruka unyangapfukama ngongera unyandikire akongera nkamwandikira yari afite impapuro zigeze nkaho yes nizeye ko mutazijugunye ubu se zizamateka yanyu Imana yihinde amateka birahinduka uratwitse nago natwitse ariko se zirakibukwa zakwibuka se habaye iki bazibukaga navuye mu kabari nanone narako najyaga kunywa yageze aho najyaga mva mu kabari nka 8 shabanje kujya nkingurira ageze aho nahagera nkamuserereza nabere nk'akantu katumye njya kunywa wenda abantu babana ni mu burutu n'umukosa nyaho nibisanzwe akabika nkajya kukanywera naza tukagasubiramo 8 noneho ngo nawe wakoze ubwo akarara ahagaze ageze afata umwanzuro wo kuzajya agira ate adakingura nibwo rone se fata gahunda yo kujya ngenda kuruwa mupampe nahamagara ngo bati bakinze yumvaga gusa ko ni mu kabari leta agafunga inzu ye n'urugi rwo kwiremba gakinga byose ubwo nyine nabaga nzi ko ndibona shaka ho ndara niyo mpamvu rero byatumaga agirane navuga n'ubundi banyenyerekana isheshereze ubwo nkinyweraye n'umbwiye ngo twigire Nyamirambo n'umupampe tukatega tukajya kwinyweraye ariko mana yanjye izo mapuro rero urumva ko yego narapfukamaga asaba imbabazi kandi kurwo rupapuro none ubwo mu gitondo nurako nagize naraye mu kabari yego nkaza kamba nako mu gitondo nkatanekeza ko nari bujye gusaba imbabazi kandi ejo naranditse urupapuro yego jera nkatanega nkajya kureba mukuru oya ngoze gusabira imbabazi hajye nkabwa nti uzi ibintu yankoreye yanyingiranye yandaje hanze yakoraje hanze uri hehe babimbaza none icyo cyasetega barakoraga nka saa 10 bavuye mu kazi bakankubita mu modoka bakangarura mu rugo bakamuhamagara akaza bati ko wamukingiranye ati mumubaze yarari hehe ati zisi mapura tagazana impapuro ati zisi mapura nyandikiye kandi icyo gihe wari soba utasi ati kandi noneho ikibazo muza mu buri gihe ni kimwe si iki cyonyine cyo kujya mu kabari no kunywa si cya kindi sari gihinduka yego bakajya bakansabira imbabazi nkongera nkaguma mu rugo akasha none nago nzasubirayo none ndabiretse agatima kakonya ajya kumva ngo umupampara mama cyara abanyamakuru n'inshuti zanjye ndabasuhuje bakunda kungura akabyera yes kuki tutahuye se gihe bagata bamama bagashagera iyo tukara barazinguriye akwenda bari no gutuma nanazirika shabakangura akabyeri genda kujya numva stories za nkauti uri he maze no utanywa byeri stories za ntabwo wazihanga ogera ikabwire n'ukuri sinzi ngiye nkunda kwitera story niyo mpamvu sikunjya kwipimisha gasanga umutima wanjye uratera nk'uwa gahinja gato reba ibiro mfite sinya ndakaragiye akso we wakora ibibazo nta nibaza ko jyawe ibibazo by'isi wazabyikorera ukazabura umutima ubikwizamo bikura he
gereka nkubwire ngiye ku kintu nkoresha iyo mbonye ikibazo kindenze nta bushobozi bwo kugikemura mfite nta nubwo kintwarira umwanya mu mutima none se ko nta bushobozi ndagibikamo ngo kimare ndetse byiza bite nyine ni kwimana yakwiremeye ni icyemezo wafashe ni icyemezo nafashe koko naje ibibazo byarambabaje birambabaza kandi buri ubushobozi bwo kubikemura ahubwo bimbabariza ubusa pe ari ngo umutima ntarwaye muri icyo gihe sinzi ko nanawurwara nta nuzarwara ntawe nzarwara ubwo nahise mfata umwanzuro wo gukorera ikibazo cyose nafitiye igisubizo kitagomba kumpangayikisha kiba gihari pe ariko ngifata nk'aho kidahari yego Jami reka tugane ku musozo kubu ngubu hari umuntu kutwumva man byeri zamubanyemo byeri zamubanyemo byeri akumva ntabwazi reka kumva nibwo buzima wewe wamaze kwakira agakiza wakira Yesu Kristo kandi abonaga barokora ari abantu babarezi baraho ngaho yera narabangaga nkubwiza numbwira umwadeperi we none kwako arabona ari inzi bakoraga ibintu bitari byiza kandi ari abadeperi nkabona nta mbuto bari kunyerera bakunyerera indimu indimu yari indimu sharira datari basharira we abo bantu batumaga nanga deperi ikintu cyantunguye nuko ariho Imana yanjyanye I know ariko bana Imana igera muri adeperi ariko ikintu naje gusobanukirwa nuko umuntu akizwa ku giti cye cyane na pastor shokwa kuyoboye adakijijwe ariko wowe kandi ukagira umuntu ngo arakijijwe wowe jya ureba nyine umubene gucyo ko akijijwe ariko Imana niyo yitoranyiriza kuko Imana ireba kuri aho tutareba ira mu mitima yacu ariko dukora twishe tuzi ngo nitengero niyo mpamvu burya ntashaka kuzishushanya ngo ngiye gukora ikintu ngo ntago bari kundeba mbonaho nihisha Imana najya kubikora ariko burya ni Imana n'ukuri kw'Imana mwisho ndashaka kumenya mitandukanirizo Jamila wa byeri na Jamila wo mu rusengero amara mu mutima yatandukanyiriza he yabo bantu babiri yewe data waratandukanye kure nabwiye ngo kera nta mahoro nari ifite nta nayo ariko narayihaga ariko ntayo yego niba ndyamye se nkatekereza amadeni y'abandi ifite nkajya guhindura inzira kugira icyo bikari by'abandi uhunga umuhanda kubera ko ejo wanyweye inzoga z'abandi ubwo yari amahoro ntago ndyama gusinzira ariko ubugera nta kintu cy'amahoro wumvaga umutima uremerewe wumvaga mfite ubwoba kuba ari bunyishyuze ntayo mfite ufite ubwoba buriya natinyaga ideni kandi ubundi aritinya ninjye ideni shagera ninjye ideni we burya nikopeshe mba nzano ndi buyakure ariko sindinye ideni ko rituma ntasinzira nubwo rero byatumaga nta mahoro ngira ariko ubu amahoro mba nyafite pe sinshaka kurya mu buri bitotsi nabiburira he nasenze nkasenga Imana naba mfite icyo nabonye niba ntafite icyo nabonye nje imbere y'Imana yanjye nkayishima nkayisaba ko sinjya mbura ibitotsi icyo kirimo narakimpaye kandi noneho amahoro ndayafite yuzuye pe ntacyo cyambuza hazi iki niyo hazi iki nandi cyambuza amahoro ko nzi ko Imana ibishoboye ibintu byose ubyereka Imana ubundi ukituriza basinzira kandi Imana yisabye ikinira kigo ubu nayisabye ubwenge bwo kubaka urugo rwanjye isabye ubwenge bwo kurera abana banjye isabye ubwenge bwo kubana n'abantu bose amahoro ibyo byose yarabimpa none se mbwira umugabo we yakire ko wakijijwe neza shagera imbere nyine yaravuga ati wenda ntago ndabyemera neza azasubirayo ariko shaho rwose arabizi ko nakije ariko uzamuhinga n'abantu bose bahuye watumye unywa byeri ariko kumusondeka inka niyo nzamuha ikintu uzamuha ko nzagutomerara hari ibintu njya mbona mu mafilime kwakunda ugurira umuntu imodoka bakayishyiraho ibipurizo bakayifunga neza uzaza dufatanye umukasi nukuri kw'Imana uzasengere Imana ica inzira ihindura amateka mbona ibifaranga uzamugurira imodoka do nukuri kw'Imana mushimire mubwira nishimwe ry'ukuntu wanyihanganiye warakoze uriya mugore agese ne kumwihanganira umeze kuri ariko baranyihanganiye warakoze icyo cyonyine umugabo ko numva adasanzwe wamugana nari Imana cyagera njye mbona ari marayika yazaga ikamubwira ati rero ariko burya Imana igira inzira nyinshi kandi imigambi y'Imana ni miremire cyane Imana yari izi ko igihe nk'iki nzaba narakijwe nabivuye none se yari izi ko nimguma kuriya nako nasara ntazabona aho nzakirizwa ngo byibuze nicare ntuzi iramufata no kurema inkuru zawe no kurindemera ubuhamya Imana iramufata yavuga ati hari igihe nzamukiza ariko akizwa ari kumwe n'umugabo we n'abana be ibyo rero Imana igiye bikora cyane irabishoboye nukuri irabishoboye nawe nicyigisho ku bandi bagabo kwihangana ijyana n'ubundi yongeza akatamwira ngo ngiye burya ngira Imana yo kwihangana ako nyari binajya nihanganira ngewe umugore rwose ngubwije ukuri n'umbisubiyemo umugore niyandarira iwanjye kabiri wa undi wa Jamila wa kera Jamila undi sanajya Jamila ari kuza
iyo minsi biramaze mukangata mugani yari gusanga ibintu bye nabishize ku irembo cyangwa biha abakarane bakamusanyisha muri kakabari nari kubiha abakarane bakamusanyisha mu kabari ngani gendera amahoro meza mada ibisi nazabivamo nese umugabo naye n'umwa ADPR ngo wanje se sharenza ADPR erega gitandukanye ngo wanje arakishijwe ariko ntabwo nyine akishijwe ariko arakishijwe ntabwo ari umurokore ariko arakishijwe gukizwa no kurokoka biratandukanye nukuri amwe kabyeri ubuzi ko ari umuntu wo muri ADPR udashaka kwihanganira umugore nk'uwo oya cyane hari n'umupasiteri yahita akondosha kabiri atajya azakanyarira ngo ajye gusengera byibuze Imana iguhindura agahita bita hanze avuga ati Bibiliya reka amenye ishyize ku ruhande banze umvire mu nzu buri umugabo wanjye yarakishijwe ntawa kabyeri se ngo banjye se akayoga nkwa singira ngo nacyo gatwaye ako kayoga nkwa iyo yicaye ariko ntajya ajya mu kabari cyambere yicaye ku gasoma akanywera mu rugo ukumva utagashaka yego Mana ishobora byose sinjyana nagatekereza shabuze ko bigeze kure ni ukuri kwimara kugera nge nasengaga Imana arije nasindaga pe sha nabona umuntu w'umurokore nkatenyana nkamwikuda no mu nzira ambwa shabaza mbaruka nsengera ikibazo cy'inzoga urumva ko nari mfite ikibazo muri wese mbonye nkabona ngo nyine ni umukristo namubwira ngo nanzansengere urumva ko Imana yabibonaga mu mutima ko ibyo bintu bimbabaza ko urumva nari mfite ikibazo byera numvaga Imana inyijije inzoga icyo nanakize Imana unyijije inzoga kandi ikindi kintu nabamo bwa mbere winjira mu rusengero cyagiye wagendaga ugahita uvuga ngo harya ngo iki naragiye shansanga abagabo batatu nyine ukwinjira nangara ukwinjira mu rusengero ni mwaramutse kwinjira mu rusengero bisaba iki kubararebanye baraseka ngurusha nguje gusenga se ntinjira wari wambaye amakora yawe oya sha nari mvuye ku ishuri ry'umwana kugenda se nambaye kora nari nambaye ikanzu sha mfite na kibiri cyanjye nari nsagwe kuri 17 nari nasigaranye muri ya 300 uziko niba gusaba amafaranga witungira bibiri nari nzi ko wenda babishyuza ndi bwishyuremo akajambi baraya ibarigira neza cyangwa se hari ibindi wenda bagusaba cyabari bumve ko nitwa Jamila ni banangire karibu ati kwinjira mu rusengero bisaba iki bati yego batuje gusenga se ntibatinjira ariko cyagera nari ndemerewe nuko nafite umuntu arambyaga ngo yanywaga inzoga ngo hari umugore ambyaga ngo yanywaga amakese ngo yamitsinge ese waraziritse ngo nari kunywa fanta atavuga mu mutima Imana nanjye basambare nkamera gutya ko naku nukuri ko numvaga bindemereye kandi abikubwiye numvaga ndemerewe kuba byonyine Imana yaranyishije ku businzi gerana n'ikintu kinenjya nyisaba burya nukuri niyo ngiye gusenga arije nishaka mbwana Imana ubu rero ngiyewe nzanywe n'amashimwe ndi kugushima ko wamvanye ku nzoga warakoze ibindi urabizi ko mbikeneye kuko umwana wawe ubuzi ibyo ugomba kumuha iryo sengesho ni ukuri ko nsenga ntago ngo amazungu amamodoka ibyo se nibiki ibi n'ibintu sasiga kuri iyi si nyisabira ubugingo buhora zanyera ubugingo kandi zame kubana nayo gusa mu bwami bw'ijuru iryo niryo sengesho ryanjye nukuri ko Imana ngo myenda ngo mibiki ibise nibiki nupfa bazakujyana na mu mwenda umwe nta wa kabiri bazashyirayo ibifaranga n'ubirunda kuri konti no mpamvu gera ujye wirira icyo ushaka winywera icyo ushaka mu gihe ufite ubushobozi yawe ntago nakwima naribonye agwa koko nyene nkagure nkarye ubu rero ubu gahunda iriho ni ukurya ko sinyinywa nabwo ngo n'icyaka cy'amazi nyanywa nyahatiriza umuntu ko twumva agurire uyu Jamila wanjye amukubita igikoko ati Jamila warakijijwe no kuri ko Imana mu gahunda ni ukurya yego onya gafaranga kanye ngomba kurya neza yego ashimana Imana wakoze kubiba za ndirimbo za Bateta Diana zibigiga nageragaho se nababona nkavuga ngo yo ndagukumbura oya ntabwo nyazi ko ahubwo arakandi karimbo kagezweho muri iyi minsi byaragiye we byacuranye n'icyo gihe cyacu dusinda arakandi kagezweho bijya bakita ngo iki kandese bana munda izumba ni kuziceka iyo mbana yese atarangirira neza uzi ko bana uyu munsi uyirya byadanye yego tata we nari kuba ni challenge hajya kwa nkora challenge wa mbere Snapchat uri twika yego mba ndi gutwika TikTok hose ndapana kujya bana wagezweho gusingiza Imana nazo narazi uno munda byose ubyina munda
urumva utarahombye Jagera ntacyo nahombye warahombye izi singiza imana zirahari oya ziraza munda indirimbo zijya zinyoberana munda babasa yiki noneho ariko narayumviye ariyo numvirije bundi ngo nimba ngo dore imboga araza akabicaza ngo nimba amahiti yaragiye ngo niba ari amaki yagiye umva simbizi ko nabyumvishije bundi ubutumye ndira akujera yawisekera cyaza umpaye igitondo cyiza iki kiganiro twagikoze ari igitondo nukuri nicyo kiganiro cya YouTube dukoze ari mu gitondo awe niko nuko ubu sigaye mvuga izisingiza nta nizuzi jera uzaba zinazizi nikubwire mbwira indirimbo yambonye igezweho yambonye twakijijwe ni nasiri na Yesu ako ndabona bitakubereye nifanya niwe jasiri iyo nyirimbye ndanarira jera mbabari udapira cyabi ndabona bitakubereye nago bimbereye ndabona ikiri kikubereye bana bana wese shagera nzayikohereza ko wenyine nzayibanisha mu rugo nzabwira umwana nishyiramo ya ndirimbo ya bana ufate hari akavideo ni bana we nzakohereza uzayireba uzaseka n'utembagara ega ntacyo bitwaye ariko kwishima reka tugomba kwishima nukuri ariko ntitujye mu kabari kwishimira cyane uko akabari genda kanga ubu cyokoze ngiye kuryama inkoko najyayo kuko nahandi bazotsa ni mu kabari wajye wisohokera oya gusohoka no kujyayo nkajya ko no kugira nkanicara bakikorera bya bindi by'ibisope bya kera by'abantu bakuze ukihera ijisho ukigenda sinibaza gusubiza muri byeri oya shagera reka nkubwire ukuri ngo umuntu ntajya atenya ishyamba atinya icyo yahuriyemo